ya nk'ubwanwa bwazanye imvi barangira umuti. Hari umugabo urumva witwa Rukosha. Tumeze nabi ubuzima bugoye kuko nje nagusenje tuzabyara tumeze neza. James ndakumva yabase ntabwo zabyara Obed ngomba kuba mushiki wawe. Obed ngomba kuba mushiki wawe. Niba mubyemera ubutunzi burahari. Ndabyemera Nyagasani. Ndabyemera Nyagasani. Vuga. Waje kwa Rukosha. Rukosha nibyo sawa. Mutunzi. Yego. Yego Nyagasani. Nyagasani. Ya. Ndabyemeza byose. Sawa. Ndazabyubahiriza. Yego Nyagasani. Mutunzi. Kora mwana. Mugenzi wanyu we mwazanye mubwire ko nzamuhiga. Ariko nje bise no uramfite noneho Wibonye. uzi ko mvuye ku kazi bamugatereka mbanze ngunyureho. Ariko se n'undi Baramwe ngo waguze indiva yadanje. wabonye. Cyane ayibonye kabisa. Singa ryiza. Cyakora Umva. Ndagushimira. Ndagushimira cyane. wangiye bura umwe niyemeje ikintu n'umuzima busanzwe ndagikora. Reka ngushimire Alex. Reka ngushime kuko bura aho kugisha uri inshuti nyanshuti pe. Wanze gucya nyine unjyana harara. Ntabwo bishoboka umva twararyanye bitaka. Twakururanye cyane bagenderaho by'ibivobo ntubizi. Ntabwo najya kubona ahantu hafatika ngo usige James. Uretse ko Obed yatubereye imbwa ariko nta kibazo. Oya Obed we mwihorere. Azicuza abona nge nawe tumeze neza. Yageze muri boutique arumirwa. Arumirwa. Sure. Byatari ariko tuza azagarura ubwenge ndabizi. Azagarura ubwenge. Boutique yayibonye arumirwa. Kubi. None se umeze ute so? Yameze neza. Hano rwose nari neza. Meze neza. Ndaryoshye. Ndimo iyo nyiryamyeho numva meze neza. Ku mugore wawe noneho. Umugore wanjye turyama kuri bwiza. Hagiye kubyuka tubyibagirwa. Tabizi. Serious. Uyanze yabaye gitonora. Umva. Meze nk'umuneke. Umugore wanjye nana naramubwiye ati wowe nzagufata neza. Ariko nubwo bambujije bira bintu. Barambujije ikintu gikomeye. Nyine ubundi kwibaza umugore wanjye natanye kunga ibyo kubyara umwana. Kuko namwemereye yuko tuzabyara kwenda ubuzima. Nawe James reba uriya mugore abuze umwana. Cyonze turabyishimiye. Kinize ingaruka zabyo. Ariko nanone ibaze ubukene burimo agasuzuguro. Umugore ntabwo yabuze yakubaha kameme. Umugore wanjye ihangane tubeho neza ariko umva umwana ni iki gise hari benshi kugise harabavuga abapadiri bwo babyara aho bakireze ni babo bakire abafite amashato wabonye amazara y'abapadiri hari ubwo babyara ni abayo fe kugise nanjye nabo fresh ntabyara yataza bakubaza ngo akushira wamaye umwana umva nanza nawe bararufashe bararufunga ariko nanjye ubu ngo ibyana bisigaye byuzura kuko ageze ifaranga mana we sigaye ahantu urumva
nkajya kubona nkumva mukuru urugi barakomanze nkajya ngo nabaje gusura wenda sister ariko uzitonde ariko bintu nategeye se ubu mbikoze kurongora uzitondere wahita upfa ndabizi uriya mugabo ubundi rukosha ntajya akina urumva iyo yakubwiye ikintu ukakirengaho ni gutya uhita upfa nta mikino agira ariko uzi ubu ngubu nemeye gusurwa uwasura madamu uwansura ni karibu iwanjye ariko mbere mba muri geto iyeye hagiye madamu yeze kubwira ngo dusurwe na petisere we banza kubyanga nyine kubera urukundo nyine mukunda ndabyumva nzamuha ibindi kakavumo urimo ntabwo umugore wanjye nzamuha buri kimwe ariko kubyara no ugomba kumvira ukosha jya mbitekereza ariko buriya reka twishi ubuzima ni buto reka twinjoye nta mpamvu yakureba ku meza amakwafe nyine tuba tuyariho dore na suna yawe yatangiye kugaruka yasizeho movi nawe nashyiramo hari andi mavuta meza nzakubwira isema kwiki James nendi gutaha kuko navuga ati mbanze nkunyureho nyine ndebe ukuntu bimeze ko nanabuze akanya nyine kubera akazi urabizi sibyo reka ntahe ndewe na sister uko ameze nawe mbanga kumbuye noneho cyagenda sister nawe bari ku micyo mfite ubwa kuzamutereta n'ukuri uramufite ndabizi ariko mushobora guhura ugahita ubona hano umukecuru sijye kubeshya umva ntuzi kagakarake karagiye neza karanoze se mana we ngo ubwanwa n'igikara kiri kibikikara neza kinoze ku buryo abana basigaye mu mugore wanjye none yaragiye afitinga wa mu bwabunini bwe nyine ndabizi urimbwiye sinazata sawa turi kumusaza sawa urakoze umunsi byagenda gase fresh wambonye se uheruka ku kazi ryari ndakubona uraryoshye rwose makavati njye ntabwo kuko nzishyiraho namba ndi mu kazi ibintu byinshi amata ashobora kungwaho ugasanga ibintu birarabuye cyangwa se agakora mu mata y'abakiriya ugasanga ibintu bibaye bibi ariko ubuzima ni bwiza wabonye ndambara usigaye uryoshye ku mawayiti ariko ubundi ikintu cya mbere ni amafaranga buriya gusa turutse ni obedi nyine obedi hiteze sawa meze neza harabura iki bwanze kabisa ubuzima ndashonje nkumbuye mwabanza mukamirindazi nkajyaho nzayiranisha cyatari cyakora reka ngupfa gasoni nyine ngo akarindazi ntawamenye umeze ute cyane kuri murandamiye ariko ubona ibintu uzabigera bigendamo kugeza ryari obe ireso niriye yego umeruka twicaye hahandi ariko dore wabibonye n'ibindi byose hari n'ibyinshi utabona hariya biba biri muri sitoke hari inyuma gusa none ageze nk'iwanjye none kureba madamu wanjye ku cyanesi dore ko udaheruka kumusura none ya sitoke ubuzima madamu wanjye ariko obe wasigaye inyuma tujye tureka ibintu byo gukina na burage wasigaye inyuma ni ukuri kandi imyumvire ikwica za kondisiyo ntabwo nari kuzemera kuzijyamo hasi kuki twe twazigendeye kiriya gitambo bari bansabye ntabwo nari kwemera kugitanga noneho utanga ubuzima bwawe nzi ko muri wenda gupfa no kuvunika gusa usaba n'akarindazi katanakuramira n'umunsi ubona natanga ukuboko kwe noneho bazi byarune mushiki wawe ubu ngubu akumara iki uri kumurya se yose mureka pfe niko yabaye breakfast abarance abadina tubwire nureba reba rese kunaniza musaza niba kunaniza ameze iyi karuvati urayizo asoya se karuvati cyari cyo wamubaje ukamubwira inkweto urayizi cyangwa umukanda indoro niko abe hindura ubuzima wanjye hindura ubuzima inge wariye hindura ubuzima waratakaye ahubwo ngiye gusazana Imana imbabazi ngiye kuzasaba Imana imbabazi namwe nzibasabire banza uzisabire imbabazi kuko twebwe aho twagiye ntabwo urabona turinjije uri twitegeko na turinjije ngiye biragaragara ko mufite amafaranga icyo nicyo cya mbere icyo nushaka gushyiraho akadomo oya ngo ugiye gusaba iki ngiye gusaba Imana imbabazi bagiye kudusabire hanyuma natwe namwe bizibasabire hari ibyo twagutumye se cyarikisi wamutumye se mutumiye iki se ibyo murimo ntabwo mubizi ngiye kuzabasaba Imana imbabazi namwe nzibasabire tubwiye ku uzazisaba
hari ahantu twagiye mu bapfumu iriya ni imyuka mibi y'abadayimoni. byanditse Imyuka mibi y'abadayimoni byanditse ibi byose ubundi wemera Imana wemera Imana mbese bimeze gutya atari ukubera Imana yaba ari abapfumu ubu wagomba karuvati tukagenda neza ugasiga amavuta agufata nta mpano ufite gushaka wari byo fresh rifite wasaze ariko ubundi reka nkumve mu buryo ubundi umuntu afite ubukene n'inzara nyinshi begera bigahita bipfuka ubwonko urumva agahita amera nk'igipampara neza ubu ngubu wowe uvuga n'ibintu nyine bidashitse nyine bitajyanye ubutunzi mufite muzawumarisha iki tubumarisha iki kandi turya neza tubayeho duseka twishimye tunezerewe mbese ntabwo uzapfa nzapfa ngiye icyo nsiga wese uzasiga iki uzi noneho uzi cya kizungereza iki ni ukuri ko Imana twahuriye mu nzira numva nanjye natere singiye kukubeshya nimushaka mwisubireho isubire se tuba bakire kangahe mwese ubumwe buzarongora bya bintu umuntu harongora se nzarongora ninkanarongora ko ndi umukire kirahanye uzabusigira nese ubukire bwawe uzabusigira gusa abakene nimba ubusigira nawe uzakira kuje musi noneho wereba umugore wamenye ko utabyara kandi ashaka umwana ntabwo bikureba ntabwo bindeba reka kwinjira mu bitakureba cyane ariko ubundi ibintu utagiye cyaba cyiza uzashaka umwana tugane tunabimwumvisha abashe kubyumva sibyo kuko ndabona rwose ntazi ibitekerezo afite ubu ngubu rero mushobora kuba mwanambuje no gukora akazi simba ahubwo reka nigendere gerayo werekeze umusore wanjye atagwa mu nzira mwisubireho muveho dusanga Imana sibyo isangiye nyine birenze mwese kitagukijije izanyiza ryari njye nizeye ko Imana izanyiza nta kibazo byose mwakoze cyane konsora turi kumwe abe nyamara uzisubireho kandi nawe sanga aho ugenda ariko wari ukoze ngagiye uryaho karindazi umva se urabibona uteze ni neza ndabona umeze neza Imana yagize neza kabisa umva wumve ngo tubayeho neza nyine kuba Imana yaradukuye mu bukene ntabwo namwe nese giye ko musaza wanjye arakikorera ya mifuka y'imicanga nyine kuba mu bukene ni bibi nta nuko bisa ndabona umeze neza ufite utuntu duke washyize ego komana wabaye umusirimu dore utuntu two ku munwa ego ko sinakubwira baza ngo dusigaye turya ute ego komana umva mu gitondo no kubyuka turya imigati mugati usize breba rekera uri kuntera inzara amaze iminsi ibiri yose ntajya uri kumbwira ibyo ngibyo umva musaza wanjye yaragiye arakira do wabibonye ariko ibirungo biranyishe kabisa arekera ko nyirato musaza wawe ntabwo yakoranaga na musaza wanjye barakoranaga mu bicanga ese byagenze bite Imana nyine ikura kure niko nakubwira nabibonye ko ikura kure umva ibintu nyine nama wumva tubayeho neza sinakubwira ariko mushatse mwatubwira uko mwabigenje kugira ngo mugere kuri ibi byose ko ntabwo byizanye byarizanye kabisa kandi umva wumve ngo nsigaye nirwa ngenda ngaho ku mazi njyayo nuko uba uhazi bisa wakirirwa ugenda utariye waba uraye wanabwiriwe umva urebye ni nk'Imana pe Imana yarakoze kuba yaradukuye mu bukene ubu ngubu nyine icyubahiro ni icy'Imana ndabona rwose kabisa mumeze neza ariko nyine mujye mwibuka n'abandi tuzabibuka kabisa umva musaza wanjye nyine ubu ngubu yashatse udufaranga nyine ashinga bizinesi mu kwizigama nyine urabona akazi bakoraga nyine yagiye yizigama nyine ashinga aka bizinesi nyine kuko katumye tugera hariya hose kabisa biragaragara rwose pe urabona abandi bana disi byo natwe tuzabigeraho namwe muzabigeraho byose ni ukubera Imana erega ni ukubera ye nyine musaza wanjye arasenga nanjye nkamufasha ariko mba mbona nta kigenda nta kundi nyine wumve ngo ejo bundi nyine tuzagenda hese kandi tembera buri wikendi ntabwo tuba duharirega tembera se muri cya gishanga cy'epfiriya reka ngo utere sitori ubu ngubu uzi ukuntu abahungu basigaye birirwa banyirukaho ngo twarakize nyine twabaye abakire basigaye birirwa bangenda inyuma noneho uzi abakobwa ko basigaye birirwa birukanka kuri njyewe ngo nimbaye pasi ya musaza wanjye sinakubwira ubu baba wabiriyeho cyane rwose reka musaza wanjye ntabwo agomba gushakwa n'abantu
hano hafi reka i Burayi abakobwa beza. akundi nyine ubwo rero mutangiye kutwiryaho mwageze ku rundi rwego. Oya rwose bifata gutyo muvandi. Gusa uri kumva utanyiyemeyeho koko. We ntabwo nkwiyemeyeho ariko basi mbabarira rwose ntabwo ibyo bintu nabikora. Nta kibazo twikomereza ibyacu. Ibi bya musaza wawe tubyihorera ariko uko nyine natwe Imana nigira udutabare kuko nisere ukuntu nsigaye noneho umusaza wajya umubonye. Yesu Mana we banza utamunyweraho n'amazi. Mana nziza, nongeye kujya imbere yawe, nongeye kujya imbere y'ubwiza bwawe, nkushimiye ibyiza byose wagiye unkorera, ibyo byose ndabikweretse mwana, ubibemo, ukomeze uturindire mu buzima tubayemo, ukomeze utwiteho, ukomeze utwihanganishe mwami. Twongeye kujya imbere y'ubwiza bwawe mwami, turagushimira ineza yawe mwami, turagushimira kubw'ubu buzima waduhaye mwami, tugushimiye ko tutarwaye, tugushimiye ko waturindiye muri ubu buzima tubayemo, tugushimiye ko waturindiye mu byaha, mu ngeso mbi dufite twakoze. Ariko mwami turakwinginze uduhe umutima wo kwihangana, uduhe umutima wo gushikama mu ijambo ryawe, uduhe umutima wo gusoma ijambo ryawe. Turakwinginze mwami uzubane natwe hano hantu mwami, uzudukoreshe mwami, udukoreshe imirimo yawe mwami, uduhe umutima wo guca bugufi mwami. Turakwinginze mwami, hari abakozi bawe bagiye bihangana mwami, uduhe kwihangana nk'ukwa Aburahamu, uduhe kwihangana nk'ukwa Ana, uduhe kwihangana nk'ukwa Yobu mwami. Reka ijambo ryawe ritwinjiye muri twebwe mwami, ntabwo twabura kugusaba imbabazi mwami. Abashuti banjye baranshutse mwami, James na Alex tujya mu bapfumu, ariko akanya nk'aka ngaka ndakwinginze mwami, umbabarire, umpe imbabazi mwami. Inzi ko ushoboye byose mwami, nta cyakunanira, nagiye mu bapfumu, ako mwana akanya nk'aka ngaka umbabarire mwami, umbabarire mwami. Ukomeze ubane nanjye muri byose, ukomeze urinde sister wanjye Kenya, ukomeze umuhe hafi, ukomeze umuhe umutima wo kwihangana mwami. Inzi ko ushoboye byose mwami, nta kintu na kimwe cyakunanira, nta n'uwo kwiyambaje ngo akozwe n'isoni mwami. Turakwinginze mwami, uzi ukomeze udukomeze, ukomeze uturindire muri ubu buzima, kandi turasaba no guhindura akazi mwami. urimo yareba ibiki byatumye utanyitaho? Oya, no mu rugo uzajya ucata, no ku kazi ucata, ahantu hose ugenda ucata. mbasha tubijyanye na business. Oya sheri, mba nkeneye urukundo rwawe rega nanjye. Sheri, oya mba ndi gucata n'abantu dukorana ku kazi, dufitanye misiyo, sibyo? So uhora ari misiyo, ngaho nagiye, ngaho iminsi 3 irashize, ngaho ngize sheri. Oya ntabwo mbishaka. Ni ibyo udashaka? Ese uzajya ugenda ugire utya, ugaruke, nugaruke ujye muri telefone uhugiremo, nanjye reka mba nkeneye Keya nk'umugore wawe. Keya? Keya nyine. Nusare Keya ntaguha? Oya, haribura. Sheri, ni urabireke, nimbwira Keya ubura koko ni iyi? Yega ntabwo nkubona. Ntabwo mbona? Cyese simpari? Oya, uhari udahari, uri muri telefone, utari muri telefone, ngaho wagiye, ngaho iki n'iki, ntunyitaho muri make. Oya sheri, urabizi kuva kera pe ko turi kumwe, sibyo? Kandi ndagukunda ndakubona. Nzabyemera uko nakubonye.
wageze mu rugo ntujye muri telefone everyday ujye muri telefone gusa weshe nari ndi gushitanye inshuti zanjye tugana kuri misiyo kandi akazi ni ngombwa nyene kugira ngo urugo rwacu ruzamuke rutera imbere sibyo ntiruzasubira inyuma nta kibazo ndabyemeye pia rwose ni izawe nduwawe pe nta wundi pe nta wundi mugore nshaka ni wowe nawe akundutira kandi kuva cyane abikubwiraga narana kutazaba igikara kuzaba inzobe none dore ibintu bimeze neza byagenze neza urumva rero ngomba kukwitaho sibyo nkagukunda nkagukunda rwose sibyo gitego cyanjye yego chérie I love you so much and I love you too really chérie twabanye mu bukene turakundana sinaguciye inyuma niba nciye inyuma none tugeze mu mafaranga aryoshye ni gute tutanezerwa koko chérie Imana niyo nkuru ukuntu mba mbishimira Imana ubushima nshima Imana wishima gute ariko rero ubukene twari turimo ibi hari ahantu iyo mwibutse umva mba numva nashima Imana nkayishimira byatare kuko nta kidashobora pe siko nta kibasha ko kuroga chérie se ntago nyumva ndakumva naba ngo nari ndimo mvuga siko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana ni ukuri ko Imana mbese yadusezeranyije pe birabaye ariko hari kimwe nshigaje cyonyine ariko nzi ko ishobora byose kuko inzira zayo zirenze igihumbi rega zirenze inzira z'Imana zirenze igihumbi nta kintu ukuntu ambaraga agatenge kamwe none sigaye mpinduranye nawe ubona ko nyine nasa nyine aha umva amafaranga ni meza pe dore amafaranga nangize ibyo nsigaye niyo gushesha neza kora wumve wabonye urabona ko bimeze neza cyane ako chérie hari ikibura hari icyo Imana ishigaje ikihe se chérie wanjye harabura umwana chérie uri kuko nwambwiye ngo tuzabyara tubasha natwe ubwacu kurya tubasha kwiyambika chérie nta kimana itakoze reba urebe inzi Imana iduhaye ibukana twari turi usari ikidakoze chérie nyine nabyumvise se shuri hehe ndi hano muri salo humura ibyo wavuze byose bizacamo nyine chérie nawe ndimo mvuga nyine dushigaje umwana nibura kugira ngo nzajye no gusura iwacu uribuka ko nagiye isoni zo kujyayo sibyo si ubyibuka nyine nzajye kujya wenda metse n'akana kanjye nawe sibyo se na murumuna wanjye yo kuzaza ngo anseke chérie ahubwo wakomeje kunywa amazi hari akana guteguriye nanjye kanze nakuzanire chérie naguteguriye hano ntabyo kunywa amazi buri kanya nta kintu urafata chérie nateguye imineke tugomba kuyirya ko turi babiri ukabuzanye imineke irenze babiri oya chérie tugomba kurya igihe tutariye ni kera si ubyibuka tugomba kurya umuneke chérie gutamike umva di nabyanga sawa namika rwose pe gutamika se gusa ndatona amaze kinini dore umugore pe niwe mugore uri impano nahawe pe aha akira ya no chérie oya chérie kwivumbura ariko kumbega gahenda iwe chérie kinini he chérie nawe ngore oh chérie thank you so much I love you sikoniye turi kumva numva ari neza cyane ndumva nishimye
ibazamo numva bafite utubazo twinshi. nawe urabizi None se sheri, hari igitekerezo nashakaga kukugezaho. Mukuru wanjye ejo bundi yarampamagaye arambwira ngo yabonye amahirwe y'uko najya i Kigali nkanakomeza kwiga nanabayo. Numva nyine igitekerezo cyiza kuko nambonye amahirwe ntabwo rwose nayitesha. Numvaga nabikugezaho ikintu bitekereza. Kigali ukansiga Ntabwo niba ngusize nagenza kugusura cyangwa nawe ukaza kunsura nta kibazo. wapi no kubera ikizo ugiye kujya i Kigali ntase agutwaye ikisi Ahubwo se wowe bigutwaye iki? we Kigali urumva wasanga wenda ugiye mu bandi batipe ugiye kwibonera izindi nshuti Bandi bakeka se urumva nzaba ngiye gushaka ubumenyi nzagenda wenda bandihira ishuri niga nkomeze kwiga nanga handi nta nubwo amasomo yaho rega aba afite quantité nk'ayi Kigali. ntabwo mbeshya Ntabwo nakubeshya. oya ariko ntabwo ndumva atari neza cyane ndumva Rega we gituza susi ko se ngukunda. urankunda ariko nuko kuri iki gihe kunsigasa Oya ntabwo ngiye kugusiga ni ukujya kureba ubundi buzima rega umuntu agumye mu cyaro se yazamenya ibintu bigeze hehe. ese shiri kuzi ko inahambayeho neza sibyo n'ubundi ibyo wakorera i Kigali nawe wabikorerayo nta kuntu wenda wabireka kujya higiriya tukagumana inanga n'isuza nsigira ndishe Oya nta muntu nzagusigira ariko wowe wakihangana rega ntabwo nzaba ngusize tuzajya tuvugana kuri telefone nzajya nyaruka ndi kugusura nawe kandi wananyaruka ukansura ariko rwose ntabwo umuntu yabona amahirwe nk'ayo ngayo ngo ayiteshe dore umugabo wa mukuru wanjye ashobora kuba yaragafashe nagenda nyine nkagerageza amahirwe gusa n'ubyumva kuko ari byo. none se shiri urabizi ko nta kintu ntagukoreye ntabwo nakugize ngo wenda use neza tuje kubana muri iki cyaro cyacu ukuntu tumeze nanjye wowe n'ukuntu umeze ariko ntabwo wakwihangana biriya ukaba bihagaritse ibyo kujya i Kigali wenda ukazajyaho next ikindi gihe ariko urabizi ko ngukunda kandi ntabwo njya nkubeshya undi muntu uri wumva nkucitinga cyangwa nkundana nawe ahigwa ariko aho ngubi Kigali simbizeye neza kandi nanjye sinkwizeye neza kumenya ko ndi uwo mu cyaro kandi ntabwo nagira i Kigali ngo mpindurwe n'ibintu by'i Kigali rwose nzakomeza ngukunde nzajya nkusura urumva nawe uzajya unsura uzajya tuvugana buri munsi kuri telefone wumve ko nta kintu kigiye guhinduka. none se shit ubu tuzongera guhura gute urumva tuzongera guhura gute urabizi ko iyo turi kumwe sunyizera se sunyizera wenyizera nyine nzajya nzangusura urabizi ko iyo turi kumwe mba numva ntuje ariko igihe uzaba wagiye kure yanjye sinzi ukuntu nzabyitwara mu hagati aho ngaho nzajya nguhamagara kenshi gashoboka ninjoro tuganire bavuye mu kazi wenda nawe njye nimba ndi ku ishuri nzajya ngiyeyo nzajya nkumenyesha we ntugire ikibazo ni ukuri nzakomeza ngukunde ntugire ikibazo. simbizi kabisa simbizi ndumva umutima utari kubyakira neza byemere ni ukuri nta kintu kizahinduka nzakomeza ngukunde se hari uko utangize simba mbibona uzamara igihe kingana iki se nzamara igihe kingana iki nyine igihe nzarangiriza kwiga wenda n'igihe rega byashoboka nawe ukaza i Kigali tukaba ariho tubana azayenza kugusura i Kigali ukaza we ukanaza tugakomereza ubuzima yo ibintu rega i Kigali ibintu biba byoroshye none se ubu urabona nari mfite sari n'ahangaha urabona ko nari imeze neza reka wanayihindura tugashifutinga tukajya i Kigali tugashinga resitora umugenzi aba ndiyo nzajya nanakurebana n'ahantu wenda wakorera heza byemere sheri byemere ni ukuri sibyo ko James nawe gitsetsa guteze cyane gutyo nyine tu mbona ibintu bigenda biryoha gake ibintu nkubwira ntabwo bisekeje aho birashimishije ubuzima buraryoshye buri sweet abimbarije Obedis Obedi aba ari kwishaza byaracikaguritse ase Obe ubwo umeze oya urabona udushari twaba cyane nyine ngenda aho ndaho nyine utimana wumva ko udacunga ubwanwa bigushimishije abanza ari igihe kitwa kitaragera ni igihe kitaragera Alexis ya bwira Obedi ubuzima tubayemo kumeze mubwire nta kintu gusa nicyo atabona niba dorukora mu mucanga reba sikaye kuntu kameze reba freshere zanjye reba ubwanwa nacunze nawe arabibona ni umuntu mukuru Obedi ubwira icyo utabona ndabibona nta kibazo ariko none se kucyo wuze ubwenge njyewe nta bwenge nabuze biriya bintu mwagiyemo ntabyo nanzajyamo ntabyo mwagiyemo sha ntabyo nzajyamo ngereka mbabwire ariko se ahubwo mumbwire ukuntu byagenze ubundi kuki mutaha amakuru neza oya ngereka mbabwire ukuntu mu rugo tubayeho madamu wanjye ameze neza uzi freshere afite biragaragara noneho sisiteri wanjye aragenda umva akambwira ati nahuye n'abahungu 10 bose bansaba nimero kubera iki dustire mana aramwakije ameze neza byatari nese sha mushike ibite byawe yabaye nzakagiye zane biri buri aba yiyambariye zazi nyine usanzwe uvuze
mushiki wanjye ameze neza ahubwo mureke mbabwire. tubwire iki? Muri abagome. Muri abagome. Muri abagome. Turi abagome. Muri abagome. Turi abagome. Abagome nyine. Tumeze neza. Tunywa amata. Dufata breakfast. We ntayo ufata uheruka kurya ryari tubwire. Ko turi abagome. Aho tubwiye tugufashe. Nushaye ikiro cy'umuceri uze nguhe. Alex aguhe. Ibintu byarabonetse. Kuko turi inshuti yo tuzagufasha rwose narebe. Erega mbamubwiye kuguha igitekerezo sibyo ntucyakire. Byose buri muntu wese afite ibitekerezo bye sibyo. Ushobora kuba igitekerezo wakurikiye ari cyo wenda ubona gifite inyungu ariko byanga bikunda imbere yawe uzabona ko atari heza kandi nawe ugenda ubibona kwigenda wishimasha mu bwambaro umwenda ubudaheruka gufura si ukuguseka ubuzima twabunyuzemo ariko bwararangiye nawe riri cyaba cyiza nta kintu nakuranye uretse iriya nzira kandi ni nziza ntawe najya abantu bansa mushiki wanjye nyine guma gutyo uzabimbwa nyine urwego twawukurikiye twe twakweretse inzira Alex aduye igitekerezo kizima cy'ubukire ngenda mukurikira ariko waramusuzuguye biriya bintu mwagiyemo n'ukuri biriya bintu mwagiyemo ahubwo nagusaba imbabazi bamubwire rero James wewe n'umuhungu buryo ari kwikaraga ashobora rimwe ryonyine ashobora kuzanarota avuga ahantu twakuye ibi bintu nzanabivuga n'ubundi ushobora njye mvuze kubirota kuko ntabwo watinyuka kubivuga urumva mvuze kubirota unarose gusa uri ubivuga mbese uzanumve nyine kuri muri serikeyi nta kindi imbabe nika amatwi zana amatwi neza nk'umbwire turi inshuti turakundana sibyo twasangiye kabisa n'agahiye ariko wibeshye ukavuga ko twakubukire aya maboko yabona hasi ayo mazo n'amatwi byose byavaho nta gice na kimwe cyaba kiri ku kindi urebye n'ubugabo bwawe wabubura wowe wabusanga hasi urumva ibyo by'umwami mugiye mu kubikora inshuti zanyu none uri mu biki niba byarakunaniye komeza inzira zawe nyine genda muri zakagendana nibuze ubwenge ibanga urimire mushiki yakubajije twakubukire uceceke we nakubajije ngo umuntu akubwiye ngo usubire ku ibere rya nyoko warisubiraho ukuzi rero waryibagiwe urashaka gupfa aho nakwibagirwa ahantu twakwiba ibintu aho hajya mu bagusiye mu mushiki wawe ko njya numva twahera kuri mushiki wawe mushiki wawe hano ubusa urumva hano ubusa mukamwica nitwaheraho mukamwica ibyo se ndibikubwiye urumva ibyo ntabwo bikureba icyo nkubwiye ni kimwe ntacyo tukubwiye ariko nitwaheraho gusa bari hagati yo gupfa no gukira ni wowe wenyine ni wowe uzibanga please ni wowe wenyine ese James na Alex ni natwe twenyine twamenye hano wagiye twenyine noneho mureke mbibarize biriya bintu babategetse buriya amaherezo mubona azaba yahe koko ibyo ntibikureba wiceceka umva nkubwire muri bwoko ki Obedi ndakumva rero no kuntu usigaye James umva ceceka siko wabura gato ngo ugende utora inda urebye nabi wabura ubuzima bwawe James umva tuzera kuri mushiki wawe mushiki nakoze ngo twakubukira byizere ko atazi uzanye ko twebwe twaye dusevinga amafaranga ntago watinya umva igitekerezo kizima usabye ujye ubwira abantu ko twebwe twagiye dusevinga ukarangara ko twagiye dukorana n'ubuntu yakoresha neza twe tugasevinga ni nacyo gitekerezo icyo gitekerezo uvuga ko uyigenzuye nabi ayo ukoreye ukayarya urumva twari tukagenda twizigama nyine ibyo ngibyo ndabyemeye ariko mushiki wanjye narwana n'igicurane nzahita mbataha wowe umunsi wumvise warose ko wabivuze umwe ko wapfuye uzumve ko byarangiye azabanza apfe mushiki wawe wowe uzagenda upfa gake akazi kabonetse noneho nabonye n'umufuka mushyashya ugiye gutunga umucanga ibintu arenzaho umucanga ngiye gukora akazi fureshi Kenya ubaye iki ko ndabarakaye iyo mbonye ukora kano kazi mba numva mbabaye oya humura aka kazi gafite iherezo aka kazi gafite iherezo Kenya icyo tuganire tuvugane Kenya aka kazi gafite iherezo aka kazi gafite iherezo ibi ngibi ntibikakurakaza gusa gafite irihe herezo reba igihe twahereye
Imana iratuza, ibyo dukora byose ni mu mugambi w'Imana. Wihumura wihangane, ibi ndimo ndabikora vuba kugira bizarangira. Ubuse wowe urebye ubona bizarangira ryari? Bizarangira vuba. Nese ntuzi ko Imana itabara? Iratabara ariko rwose Imana ndabona ubuzima burimo buranga. Oya, uko Imana yatabaye Abisiraheli bari muri Egiputa, natwe nitwe izadutabara. Wiringa ibintu bikakubabaza, wowe wihangane ushikame, ibintu byose birarangira bikavuga bikarangira. Si iyo ubona abandi bose bameze neza bafite amafuresheri akurebe twebwe ukuntu tuba tumeze. Oya, buri muntu wese aba afite ubuzima bwiwe akabubamo uko nguko bumeze. Natwe ubuzima bwacu nizera ko buzahinduka kandi natwe tukamera neza. Gusa ibintu bikakubabaza, sibyo? Ntabwo byabura kumbabaza kuko ubu buzima rwose oya. Nese ntabwo wemera ko Imana ituze? Iratuze ariko nidutabare. Igomba kuzadutabara. Umugambi w'Imana nyine uba uhari. Umugambi w'Imana, Imana dufiteho umugambi. We ntukagire ikibazo, sibyo? Ntugahangayike, uhumure kandi uzajya ukomera. Nese ubwo iyo urebye ubona bizarangira ryari kuko bigenze bite? Oya, none se ntabwo uzi ingero z'abantu bagiye bakora akazi kabi nyuma bakaza kubaho neza? Nabo ngabo nyine. Nese wowe wibwiye ko uzabaho neza? Reba ishati uba wambaye. Oya, iyi ngiyi ishati nta kibazo ibaye, ni ishati y'akazi. None se abandi bantu bose reba bariya abashuti bacu bose, sibyo? Bo ntibari bari mu buzima bubi? Bari barimo. Wabonye batarabuvuyemo? Nese ubundi babigenjeje gute wowe kubera icyo utabigenjeje nkabo? Imana ifite ukuntu ikora. Imana ifite ukuntu ikora. Reba ukuntu ubusa, urebe nanjye ukuntu nsa. Urabona ibi bintu bizarangira koko? Rega Ken, abantu bose ntabwo bakira rimwe. Ntabwo abantu bose bakira rimwe. Buri muntu wese aba afite umunsi we. Igihe kizajya natwe dukibona amafaranga kandi menshi. Dutegereze turebe. Bikakubabaza. Adutegereze turebe wenda. Urangiye iyo mbonye unarakaye rero nanjye uhita undakaza. Nese wowe urabona bino bintu kuko bishimishije. Reba ahantu tuba, urebe ukuntu dusa. Urabona dusa nk'abandi. Oya, ntabwo abantu bose babaho kimwe, sibyo? Kandi ugomba kuzajya wihangana ukitonda. Ibi ngibi byagutera no kujya mu bagabo ugasanga ugiye mu bagabo ukurikiye ibyo ngibyo by'akanya gatoya, sibyo? Ngiye rwose ubuzima nibudahinduka oya. Nibudahinduka se ushaka kuzakora iki? Nese urabona ibi ngibi twabivamo? Nese nibudahinduka uzakora iki? Ken, mbwira. Sawa, bireba ibyo nzakora. Nese wambwiye Ken, nibidahinduka uzakora iki? Nutabihindura reba nawe nyine. Ahubwo reka dusenge Imana idushyigikire mu mugambi wacu. Ahubwo reka ngire vuba ngende, sibyo? Ngende akazi tugakore vuba ubundi nzi, sibyo? Ngaho genda nzaba ndeba nimba ubuzima buzahinduka. Humura ubuzima buzahinduka. Nta kibazo. Yes, Alexei. How are you? Yeah, I'm fine. Umva. Ubu narangije kwitegura. Ngiye kwambara inkweto. Ndagira ngo usange ku muhanda vuba vuba. Ni byiza ko witeguye. None se zira document zirateguye? Aha, ni byiza ko wasinya hawe. Nanjye ndaje nsinye. Hanyuma nyine turebe ukuntu business yagenda neza. Kuko iyi misiyo ntabwo twacikwa ari amamiliyoni. Urumva ko dufitemo share iryoshye. Ya tugomba kugenda. Gusa nyine nzakumbura madamu wanjye iminsi 3 ni myinshi. Saza baye wenyine nawe umupfumbata koko. Sinzi ikizamupfumbata rwose. Okay, so narebe bwo
Okay, sawa. Ubu ndaje. sheri Oui. iminsi 3 Yes, Sheri. Ndi muri business. sheri iminsi 3 koko yose Yose. sheri udahari Uzankumbura? ndagukumbura nyine Ah, Sheri. sheri nuko ndagukumbura basi iminsi 2 Iminsi 2. Byaterwa na misiyo ndimo, sibyo? Okay, misiyo bikunze n'umunsi umwe nawo sinawugezamo. ngiye kugusenga bize gucamo uyu munsi Ugiye gusenga? Ariko we oya humura, ntabwo nzatinda rwose. sheri nzagukumbura Urabizi ntagurutse twasura ahandi twavuye. wihanyibutsa we Shobora ukuntu ukeye. nawe urakeye Ndakeye. Sheri gute se? Nyine gute? Kari wowe nyawe. wapi nawe urakeye Oya, tugomba gukora cyane, sibyo? Ubona ko wambaye neza, ibyo nifuzaga byose nabigezeho, umva cyane kandi noneho ubu ngubu ibintu byose bisacamo rwose, sibyo? Ahubwo reka ngende ngiye guhura na Alex tujye muri misiyo, sibyo? ntacyo ugenda ariko rero uretse kugenda nkubwire sheri ndagukunda pe sibyo Yego. sidukundana Cyane, urazi ko ngukunda. ngiye kugusaba ikintu Maze uransaba ikintu mfata, nyine waretse urumuna wanjye nanjye akaza inaha i Kigali akarangiriza amashuri akarangiza kwiga nyine inaha i Kigali ubukire ureka ukuntu wambwiraga ngo henga inzu turimo ngo ibiki n'ibiki sheri urambwira iki Okay, Sheri. Ndabyemeye. sheri ndabizi nta kintu wanyima Byose ni wowe. Rero nabona byanga ko Joy yaza ahangaha tuzamwigisha. Yego. Nk'umuntu wize nagomba kuza akiga. Kwishirira koze cyane. Wow. Thank you. Byose ni wowe mbikora ku bwawe n'urukundo ngukunda. Sheri. Akazi keza. Urakoze? Yego. Uretse gato. Urifuza ko yazaza ryari? Ndaza kumubwira yitegure wenda ejo azaza. Okay. Yego. Ejo azaza nta kibazo. Merci. Sheri. Karame. Tugomba kubaho neza, sibyo? Tukabyibuha kuko turi mu buzima buryoshye. Cyane. Ubwo se umanda azasubiraho? Ntago yashaka. Ubwo rashayito utumye nkererwa gukora ibiganiro. Ngo ujye mu kazi rero. Ukinze kuzanira iki? Uranzanira Sheri nta biswi shaka. Nta bombo shaka. Tendo shaka gakufi. Shaka kufi. Ariko Sheri ryanye. Ndetse nagakufi. Sasa na mandazi abiri. Oya amandazi. Sheri amandazi yatwibutsa hahandi kandi sinshaka kuhibuka. Oya ngo twibagirwe twavuye. Yo Sheri twibagirwe bya bintu. Oya. Kwibagirwa ni bibi. Oya Sheri. Oya. Ntabwo tagira kigo ndabizi. Ambo. Unamaliza kakurati basi. Kama kubika sinigere wawe. Cyangwa hari ahandi giye. Oya n'ahandi. Nikora. Ngiye n'akazi keza. See you. See you. Tabakata. Pushikopa. Shepepera. Shepepikata. Shepikapa. Shititapa. Alex. Amenya kuba. Uzende isezerano. Tumvikana. Amenya gasa.
abakobwa benshi bazagushaka, uwo muzakundana wese azahita apfa kandi nawe bizakugiraho ingaruka. Urumvikana? Kumva nyagasani. Babwire. James, Ndakumva nyagasani. isezerano ryanjye urarize? Yego nyagasani. Nakubyara. Yego nyagasani. Umugore azabikubwira kenshi cyane, uzabyanga umutero utwatsi, mubwire ngo nta mwana ushaka. Tumvikana? Yego nyagasani. Mubwire kandi naho ndi muzamubwire ati ko nzamuhiga aho azajya hose. Tumvikana? Yego nyagasani. Babwire. Ngiye kuvuga amagambo. James, Ndakumva nyagasani. urayasubiramo. Tumvikana? Yego nyagasani. Sinzaguhemukira. Sinzaguhemukira. We n'ingoro yawe. Wowe ingoro yawe Tanga ubukire kandi gatanga umutuzo. itanga ubukire kandi igatanga umutuzo. Umbeshye arasigara. banza mubwire. Mufate ku nkoni. Wifateho abakurambere. Fateho nawe mwese murekure. James, Karame nyagasani. werukosha n'ingoro yawe. Ingoro yawe Ntabwo nzaguterera. ntabwo nzagutererana. Ningutererana uzamana ibyiteka. Murebe hejuru. Hano urumuri ruteye ubwoba, murabona? Yego nyagasani. Fashisha. Mukoze hano mwese kuri no rumuri duhana igihango. Shyiraho. Nakosha kasha ukosha n'abahungu bawe. Tanga ubukire databuja dukorera. Databuja nabazanye ariko hari uwagiye ndamushaka. Databuja ndamushaka nta hantu waducikira. Ni igihango uzakirengaza hano. James, ugiye kumara iminsi 60 utarana n'umugore wawe tatira akabariro kandi nawe regisi ugiye kumara icyumweru cyose urara muri wese.